Ngano rwacu icyo gihe iyo wabaga uri bushake ntago washakaga umusore uzi, ahubwo iwanyu bakuzaniraga umusore utaramukubita n'amazi cyangwa nawe atarakubita amazi, yaba arwaye imvunja yaba yaracitse amano, ibyo ntago wabyitagaho kuko ntabyo baguze, ahubwo bwaraca ugasanga nta ngano rwacu twajyaga gushaka turi amasugi. Wajyaga gushaka utari wabonana n'umuhungu, ku munsi w'iryo joro mwakozeho ubukwe yakuramo kumvugiza ubwo burirutse. Ngewe mu rungano rwanjye twosaga nyirarunonko, twararaga ku bishihe, tukisasira ikirago tukanakiyorosa. Ntabwo mubizi uzi kwicara uragiye inka sha imvura iri kuko nyagira ngo uri guhindagura runonko n'iki n'urusenda n'akanyanya. Mu gihe cyacu twebwe nta muntu wajyaga urya iwabo saa sita, twabaga twibereye mu nka z'abasaza, inyota yakwica ukajya mu nkuka yikama. Uravuga ngo ibintu byo kujya guca imyeyo ngo mu ishyamba ngo mukaca imyeyo yo gukubuza, twebwe ubu ngubu hari imyeyo ya kizungu isigaye yaraje umwe ni magana ngahe ugakubura, kandi dusigaye dukubura buri munsi apana gukubura buri wa kataratu. None ngo ibiki mwe nabyo muzi, kandi ndabira bintu ngo byo kuba ngo ngiye mu rugo banzanira ngo umuhungu ngo wabazanye ngo akaba ari we nemera, ngewe ngomba kwihitiramo. Jese ni ibiki? Nta mpamvu yo kumitiramo. Kera mwabaga kera cyangwa se mu gihe cyanjye twe twajyaga kuragira, twagera ku isambu y'umuntu uhinze ibijumba, tugacukura ibijumba aho ngaho tugahita tunabyokerezaho, yaze yashaka kurwana tukarwana nawe tukomereza kuri ibyo bijumba ngo mu kuguru ngo imvunja ngo akavamo imvunja ijana ra reka ahubwo si imwe yo burijyamo. Ibaze noneho imvunja ijamutse ikajya no kuri nyashi yanjye we noneho waba urutanze. Ibaze na sheri wawe rero agiye gukoraho akaba aragutoneze. Hari umunsi nigeze kuva mu isantere by'abana bubu, ndangije ngeze mu rugo nsanga mu rugo bagiye guteka inyama. Mu rugo nyine twari tugafite akungu, nuko mama arangije ati fata izo nyama uzishyire mu kungo tuziteke. Urumva nyine ubwo nari nahuye n'agakundi kagenzi kanjye, bansomya kukagwa. Bari wagatimbuye bari wagatitsemo. Yego. Mu gihe ndi kukoza nyine sinzi, nari nzi ko ndi gukuba inyuma, ndebye nsanga ndi gukuba imbere. Wakubaga nari nzi ko ndi gukuba imbere. Buretse waruzi ko uri gukuba imbere ndi gukuba inyuma. ukuba inyuma. oya mubisobanure neza. Reka nkubwire ibintu ari gushaka kuvuga. We yarazi ko ari koza mu imbere, asanga ari gukuba inyuma. Ubwo se niyagamanyuye. Wajyaga koza imbere ukoza inyuma. Bari baguhaye inzoga. Bari baguhemukiye kweri. Sinzi ukuntu nyine nateruye kaba karamenetse. Niba bavuga kumeneka, ni ukumeneka ni iki? Si mu mujya w'ibibindi se. No kumeneka. Ntago nambize kumeneka kwako. No gusandara. We karasandaye se. Sibyara. Nako Ubwo kanjuka. Oya. Yararore. Arya ubundi urujyo si inkono yamenetse. Urujyo ni inkono iba yaramenetse. Nanjye ndakeka ari ibyo, nuko nyine ari ukuntu babanga urwabya nakuko kabaga karimo utuntu two batekagamo nk'inyama akungo ni rwo rwabye. Mu comment bazatubwire cyangwa se batubwire badukurikiranye. Hanyuma uko hari ako gakono, hari n'igihe nk'iwacu bajyaga bagatekamo n'umuceri. Uzi umuceri wawo noneho niwe wa mbere. Higo baguhumura ugashya neza umuceri ugashya neza ku buryo nibwo wari kuwurya aravuga ati nta nubwo nzongera kurya umuceri mu isafuriya. Ahubwo nyine ubwo ubugari bwawo wenda hari umuntu wabaga yavuga ati se ubugari kuri ubu ngubu wabaza ngo ubugari wabuharikira ku mukungo gute, ngo se burango ni cyameneka. Se mugani bura ni cyameneka. Oya
ntabwo cyameneka Icyungo? urwungo kandi ngo ugiterura gutya hacikwa gato warekura kigahita nawe gisa. icyo gihe wateruraga wigengesereye ntabwo ari nk'uko nguko abantu basaragurika birukanka mu bidafite umumaro ngo ngire vuba vuba wategaga witonze kandi n'amashyiga yawo ukuntu yabaga ateye ni ibintu byabaga bitandukanye yabaga ateye neza yaritondewe bya bindi byo kuvuga ngo uratera amashyiga aze guhengama ntabwo akungo kahengamaga oya kaba gateretse neza. Okay. Ni ukuvuga ngo murakoze wowe ibyo bintu wavuze wari ubizi cyangwa wari bwabiboneho na rimwe ku bintu byose bavuze ngo niba ari igihombo niba ari igiki ngo niba ari uruhombo niba ari uruki ibyo bintu ni ubwa mbere njya mbyumva ariko nyine simbisobanukirwa. twavuze uruho ni imbehe. Yeah, ladies and gentlemen, we're back in Abeza Media. Kuko nabibabwiye ni buri munsi tukabona ibiganiro biryoshye bimeze neza. Ikiganiro cyacu murakizi ni urungano rwacu. Tugiye kujya dukomeza tubana mbazanira abatumirwa ejo mbazanira abandi ndetse ndabizi ko abatumirwa bacu baba badukurikiranye ibiganiro byatambutse. Ndashobora kuba ndabeshyara? Ntago beshya. Mwaje mwambaye neza ndabona rwose mwambaye nk'abajene ego tuyihuse rero ducunguza uburyo mwete cyane ko umwanzi wacu hari igihe ndagira ngo dutangire twibwira abakunzi bacu badukurikiye hara kuri channel Abeza Media. Ego twatangira twibwira. So guys, rero nk'ibisanzwe nitwa Bella. Gusa nari mbakumbuye. Nari maze iminsi nabonana namwe. Naganira namwe ariko noneho niyiziye. Hirya ku ruhande hari undi sinzi ndamwita umubyeyi Ego. Nawe watwibwira? Nje nk'ibisanzwe ni Naomi mukunda gukurikirana ku kiganiro buri munsi n'ubundi nagarutse. Ndabaha ikaze wanyu ngiye rero murakaze neza. Nawe watwibwira? Okay, nanjye nitwa Masengesho Asumuta amazina yanjye. Nkaba narakinywe muri filimi bita Karashika nitwa Rusaro. Nkaba ntarimerutse ariko uyu munsi ndi kumwe namwe. Ni bya none se cyangwa nitugukena rundi uzagaruka? Oya ni igihe cyose. Okay. Guys, reka twakirire rimwe abatumirwa bacu bose. Ikintu cya mbere cy'ingenzi kuri utarakoze subscribe, make sure you done subscribe, ufungure inzogera, urikinge, usharinge, unakomanting. Yego. Biba ari byiza cyane. So, muri episode ishize ariyo ya mbere twakiye abamama babiri. Turaganira baradusetse karahava. Bamwe twahavuye tujya no mu bitaro kubera imbavu. Yego. Baradusekeje rubura gica. Niyo mpamvu rero navuze atariko kanzane n'abandi muba muraje cyangwa duhere kuri Bella. Abenshi babazi muri sinema nyarwanda. Yego. Bazi muri sinema nyarwanda muri bamwe mu ba Therese muri bari kubikora neza cyane rwose. Bavuga ngo rero ngewe ikiganiro cyanjye nkuko nabibabwiye cyangwa se cyacu cya Abeza Media. Turiganirira nkuko mwacyumvishe urungano rwacu. Ego turaganira nyine ku bintu bisanzwe. Muze kwirekura mutubwire. Ariko mbafite ibibazo nka bibiri mbarimbuza mbabaza. Ubundi mukaza gukomerezaho mutuvira muzene muzungu. Yego. Kera mu mateka kuko twenge nabisomye mu bitabo hari ikintu bita uruho. Urumva? Hari ikintu bita imbehe. Urumva? Hari ikintu bita urwabya. Urumva?
hari n'ikindi bita umukebe. Bera, ibyo bintu ko ari bine wabintandukaniriza? So ngewe rero ibyo bintu harimo ibyo nzi Ego. kandi nanjye ubwanjye nakoresheje. Ego. Ngewe imbehe ndayizi, imbehe kuko nayiririyeho. Nayiririyeho. Imbehe bayiriraho. Ego. None wambwiye ko bayinywesha. Ubu ngubu ashobora kuba aba yabyiteranyije. Imbehe bayiriraho. Imbehe bayiriraho. Uruho barunyweramo, twajyaga turunyweramo tukanyweramo igikoma. Ukanyweramo nyine utuntu nyine ibintu byo kunywa. Gusa nyine ngewe bajyaga bameramo igikoma. Ubwo rero ibyo bintu nibyo bintu nakoresheje ngewe. Uruho barunyweramo, imbehe bayiriramo. Ego. Imbehe ni isahane y'ubu, uruho ni igikoma. Gwari nk'agakombe nyine rwo guheramo abana nyine igikoma bakanywa, ugafata ukanywa kandi cyabaga kinaryoshye. None nkuzi ibiryo byo mu mbehe. Ibiryo byo mu mbehe biraryoha. Cyararyohaga. Igiti iyo kimaze iminsi kimungwa bizi igiti ginara ukuntu umuntu akagusura ukazana igiti icyo kintu ukamuheramo ibiryo. Uzi kugira ngo uzajya kubona imbehe yashaje ikageraho imungwa nta nubwo. Gusa ngewe imbehe nariragaho banze taranasaza ahari kuko noneho yari yaramenyereye, karabaye umukara, karamenyereye tukariramo, gasigaye kananyerera ukakoza rwose nta kibazo. Kuko uko nyizi naniyo nigeze mbona wenda yaba yaramunzwe nkuko keretse wenda iyo baba barataye nk'ahantu, ariko imbehe ihora ikoreshwa ntago igipfa kumungwa. Ni nkuko nyine wafata umwuko ukajya wari utekesha imboga karasaza ariko ntago kamungwa. Dukomeje baramaze kutubwira ko uruho imbehe abitubwiyeho. Dukomeje hirya, wowe wagira icyo ibyo avuze nibyo? Ubundi imbehe nk'uko abivuze byo bayiriragamo. Wenda kuba uvuze ngo se ngo ntiyamungwaga, buriya ntabwo ibiti byose ariko bimungwa, habaho ibiti bitamungwa. Uko imbehe yabaga imeze ni nk'uko wabaga wabona n'ubundi umudaho, icyo bita umudaho nimba mukizi simbizi. Umudaho nawo nuwo badahishaga, umudaho ubundi ujya wasimbuwe n'ibyo biti birushe, nawo wabaga witwaye nk'imbehe. Ako kantu iyo kabaga kamaze gutora, kuko iyo wagakoreshaga kabaga nk'agasize irangi, ntabwo kapfaga kuba kamungwa kuko kabaga gafite ibintu byinshi bituma katamungwa. Urwuho rero rwo buri kimwe cyose bakinyweragamo, yaba umwana yaba umukuru yarunyweragamo urwuho, kuko urwuho ubundi rwabaga rufite isuku. Urwuho barunweragamo umutobe, urwuho barunyweshaga amazi, urwuho iyo babaga wenda mu gihe amazi bagiye no kudaha, ntago ibintu byagomberaga ngo ibikombe ngo aribyo bajya gushakisha, kuko ibikombe nubwo icyo gihe byari binazwi cyane. Cyakoze habagaho ubukombe bw'ubwuma, ariko nabwo bugufi bukomeye, ariko cyane cyane ikintu cyakoreshwaga ngewe babaga batamereye mu rwuho, ntago numvaga umutobe uryoshye. Niyo yabaga igikombe kirahari nkizi mbona ko gihari, njye najyaga kuzana urwuho. Urumva rero urwuho muri ibyo bihe nyine byari bigezweho. Hanyuma se umukebe? Umukebe wo ntago nmuzi, ariko uzi ko urwuho rufite n'akandi kazina barwita iki? Urukebano. Urukebano ahubwo wasanga ari buri kwitiranya. Urukebano kagiraga nyine n'iryo zina rindi naryo nyine ukavuga ati mundane rwa rukebano nihera umwana igikoma. Ugaza bakagushyiriramo. Noneho ngubu najya nahura n'abantu bazi ibintu. Twakomeje, bavuze no kurwabya. Urwabya rwo ntago nabasha kurusobanukirwa, ariko baye hari umuntu urwabya harya ntago ari ka gakono bajyaga bakunda gutekamo bakanakarangamo batekamo utuntu tw'utuboga,
harya si byo ra ariko nkeka nanjye ndakeka ari ibyo nuko nyine ari ukuntu bavanga urwabya nakuko kabaga karimo utuntu batekagamo nk'inyama akungo ni rwo rwabya muri komenti bazatubwire cyangwa se batubwire badukurikiranye hanyuma kuko hari ako gakono hari n'igihe nk'iwacu bajyaga bagatekamo n'umuceri uzi umuceri wawo noneho niwe wa mbere baguhumura ugashya neza umuceri ugashya neza ku buryo nibwo wari kuwurya aravuga ati nta nubwo nzongera kurya umuceri mu isafuriya ahubwo nyine ubwo ubugari bwawo wenda hari umuntu wabaga yavuga ati si ubugari kuri ubu ngubu wabaza ngo ubugari wabuharikira ku mukungo gute ngo se buriya ngo nticyameneka ese mugani buriya nticyameneka oya ntabwo cyameneka icyungo kandi ngo ugiterura gutya cikwa gato warekura kigahita gisa nawe icyo gihe wateruraga wigengesereye ntabwo ari nk'uko nguko abantu basaragurika birukanka mu bidafite umumaro ngo ngire vuba wategaga witonze kandi n'amashyiga yawo ukuntu yabaga ateye ni ibintu byabaga bitandukanye yabaga ateye neza iyo aritondewe bya bindi byo kuvuga ngo uratera amashyiga aze guhengama ntabwo akungo kahengamaga oya kaba gateretse neza ni ukuvuga ngo murakoze wowe ibyo bintu wavuze wari ubizi cyangwa wari bwabiboneho na rimwe ku bintu byose bavuze ngo niba ari igihombo niba ari igiki ngo niba ari uruhombo niba ari uruki ibyo bintu ni ubwa mbere njya mbyumva ariko nyine simbisobanukirwa twavuze uruhu n'imbehe nakungo nyine akungo ko ndakazi hari umunsi nigeze kuva mu isantere by'abana b'ubu ndangije ngeze mu rugo nsanga mu rugo bagiye guteka inyama mu rugo nyine twari tugafite akungo nuko mama arangije ati fata izo nyama uzishyire mu kungo tuziteke urumva nyine ubwo nari nahuye n'agakundi kagenzi kanjye bansomya ku kagwa wari wagatimbushye wari wagatitsemo yego mu gihe ndi kukoza nyine sinzi nari nzi ko ndi gukuba inyuma ndebye nsanga ndi gukuba imbere wakubaga nari nzi ko ndi gukuba imbere uretse wari uzi ko uri gukuba imbere ndi gukuba inyuma ukuba inyuma oya mubisobanure neza reka nkubwire ibintu ari gushaka kuvuga we yarazi ko ari koza mu imbere asanga ari gukuba inyuma ubwo se niyagamanyuye wajyaga koza imbere ukoza inyuma bari baguhaye inzoga baguhemukiye kweri sinzi ukuntu nyine nateruye kaba karamenetse niba bavuga kumeneka ni ukumeneka ni si mu mujya w'ibibindi se ni ukumeneka ntabwo naho mbizi kumeneka kwako ni ugusandara we karasandaye se sibyo ra byanubwo kanjuka oya yararore arya ubundi urujyo si inkono yamenetse urujyo n'inkono iba yaramenetse hari urujyo hari n'ikimuga ikimuga ntago ikimuga n'ubundi ninuze n'icyungo ikimuga kireba ikibuga kinini babikagamo n'ibintu byinshi bagashyira hariya bagapfundikira reba nk'ubukwe bwa kera urabona nk'ubukwe hari ukuntu mu bukwe bajyaga bazana nk'ikibindi ikibindi kinini bagatereka hariya bakabanga ingata bagaterekaho ikibindi bagashyiramo inzoga bagashyiramo imiheha myinshi miremire icyo bita ikimuga ubundi umuntu akajyana akicara agapfukama kinywera nyine tu mwahuriraga mwagiraga uruzeru gutyo none se mumbwiye ko ikimuga ari bya bintu akuntu ikinuza baki cyamenekaga nk'icyungo nsuvuze icyungora ikibindi kigasadukamo nka kabiri ariko ntibagishyiramo amazi bagashyiramo ibishyimbo narinzi ko aricyo bita ikimuga ikimuga cyo nyine kandi icyo ngicyo byakuragaho ko ari ikimuga ikimuga kuba cyari cyarapfa
mbese bakinyweragamo gute Oya, cyaramenetse nyine cyabaga ubwo ngubwo ariko bagishyira ikimuga ibishyimbo nicyo cyaba batagitekamo cyamenetse. ikimuga nicyo batatekamo nyine kiba kiri aho babikamo ibishyimbo ibishyimbo nicyo ibintu kimuga byose Ari nyine nubwo ariko cyamenekaga ariko kiba ni kibi. ikimuga cyari kizima cyamenetse iyo gisandutse bakagera ariko uzi ukuntu kera hari ukuntu wajyaga nko kwa nyogokuru hari igihe najyaga nkunda kujya kwa nyogokuru haba ikimuga akunda ngo agajya afata nyine urabona yajyaga kugura akagura amamesa bakamuha nk'ibiyiko bibiri akamushyira mu gashashi akagura n'akunyu akunda kubika mu kimuga cyabaga cyaramenetseho ari igihe nyine kibaga cyaramenetse nyine ntibigaragare ko cyamenetse gusa gihora giteretse aho yibikiramo utuntu twabikamo ayo mamesa abikamo amazi ikimuga nk'icyo ngicyo ntabwo cyaga cyasandaye burundu niyo bagushize usibye ko babaga batagigikoresha ndetse numva nshingiye no ku mugani bavuga ngo nta kimuga gipfundikira ikimuga cyasetse urugi ngo hajya ngo nta kimuga gipfundikira urugi ahubwo urujyo ni igipande cy'ikintu oya akungo kamenetse batekamo ni rwo rujyo none se byose ubundi si kimwe si urujyo uzi ko nese ko hari igihe najyaga njya kurahura hari nk'ikibindi cyamenetse nkajyana akajyo kamwe nkaba ariko njyana kurahura kabaga kamanyutse nkajyana kurahura hari amajyo bakubishaga amaga se muyazi n'amaganda yazi bakubishaga ibuye bakubagaho ibirenge nyine bagatsira n'ugutsira ukuvuga ngo umuntu abaga afite amaga nka hano barangiza bagafata igisata cy'ijyo bakajya bakuba nko kwa kundi ifi ujya kuyibaga ugakora amagaragamba nabo rero niko babikoraga icyo ni cyo kijyo noneho rero ubwo icyo kindi cyo kikitwa gute nyine icyo kijyo bakoreshaga bakuraho amaga ni ikijyo ni igisigazwa cy'ibimene by'ikibindi cyangwa icyungo ariko urubindi narwo barutegagamo nta mbyiro zabaga ziriho urubindi ikibindi nyine ntabwo urubindi hari urubindi nyine urabona arubwo wise ikimuga icyo kimuga nyine n'urwa rubindi rwabaga rwagizemo akantu k'akabazo rukamanya kuko wabaga utarushyiramo nk'ikintu kigerekeranye n'amazi bakajya barushyiramo ibyo bintu by'ibishyimbo cyangwa ibiki bagashyira hariya bakahunika ni rwo rubindi ariko rwabaga rwasadutsemo akantu kitwa ikimuga none se kiriya kintu mwari muri kumbwira ngo bazengurukaho banyweramo si ikibindi ni ikibindi kiriya ni ikibindi cyabaga ari kinini bakabanga ingata bagaterekaho bagashyira hariya bagashyiramo ikigage kikabira tukanywa cyane ubushera bwaho wowe noneho uzi gupfuka ku kibindi uri kunywa unywa ikibindi mu kibindi unyweramo harimo ikigage bashyizemo ikigage harimo imiseke ibiziranyenzi imiheha imikenke twajyaga bavuga imikenke ibiziranyenzi numva bavuga ngo ikintu kirazira ariko ibiziranyenzi ntabyo nzi aha rero ubwo ngubwo abantu bakurikirana Abeza Media bagiye batubwira ndabizi ukurikirwa n'urungano rwose abakuze abana ababyiruka hari abasheshe akanguhe yego noneho dukomeje urabona hari ukuntu umuntu amara gukama urumva yego kwa kundi nyine amata uyatereka urumva urindire ko abikivuguto ukabona amata yazanye amazi hejuru nyine hariho amazi ibyo bintu wabuze ukuntu babyita ntago nabimenya rwose ari amazi aza hejuru y'amata mu gihe atari ikivuguto amazi aza ku mata amazi aza ku mata ntabyo nzi ni ukuvuga ngo umuntu aba abizi yatubwira njyewe rwose yego ntabwo twebwe iwacu ntabwo twigeze tworora inka ariko nkeka hari ariyo bita amacunda ari amazi aza hejuru y'amata bari kuyatereka bayita amacunda niko naba hari imbyumva kuko wasanga ari byo bita ni umubanji ni iki ni umubanji wowe urabyumva ute ibintu bigendanye n'amata byo rwose ni umubanji ntabwo mbizi ni umubanji ndumva aho ari wadusobanurira erega buriya hari ikintu umuntu aba aziho n'undi nawe azi cyangwa undi atakizi akamusobanurira
cyewe rero natwe ntabwo twigeze tworora nzi neza ko amata yose atari inshyushyu atari n'ikivuguto. Ni ukuvuga ngo wakamya amata mu gitondo, urumva kwa kundi abakire bajya bavuga ngo bagiye bakuze nk'amata bajya kuyateka bakavuga ngo yapfuye. Urabona nyine nuyateka ko atari bube amata, ariya niyo bita umubanje. Noneho niba amata y'amata nyine ari amazi aba ari hejuru y'amata, niba bayita amareri, niba ari amarere ewana babitwandikire muri comment. Tubwire muri comment. Muri comment abantu mworoye inka. Niba ari umurere, niba ari ururere. Kuvuga ngo hari amata ya mirire. Amirire se uyazi se? Hakaba umubanje, hakaba ikivuguto, inshyushyu. Ari amazi aba ari hejuru y'amata, niba bayita ururere, niba ari amarere. Ntabwo byibuka. Twebwe twize ikivuguto n'inshyushyu nyine tu. Bitewe n'igihe ko kiri kuducikana, meka mbasezereho. Dushobora kugarukana mu kindi gice kizaza mubishaka cyane kuko nta n'icyo tuganiyeho, ndakeka mwari mudufitiye byinshi. Inshuti za Abeza Media, tubararikiye gukomeza na episode ya 3 y'ikiganiro cyacu urungano rwacu. Kizajya gicaho buri munsi, cyo usabwa no gukanda like, share and comment na subscribe. Ibindi Imana iduhana umugisha. Ciao ciao.